Turagushuje wowe udukurikiye muri aka kanya, ni iby'agaciro kenshi cyane rwose kuba wafashe umwanya wawe ukabana natwe muri aka kanya. Nanone kandi ntago twatangira tudashimiye by'umwihariko buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyo sengesho. Ni iby'agaciro kenshi cyane, ni kimwe mu bintu bidutera inkunga bigatuma tudacogora gukomeza gushaka ibiganiro byubaka abantu benshi. Tumaze kubona ko ibiganiro dukora rwose hari abo bigirira akamaro, tuba tubibona muri komenti zimwe na zimwe mugenda muduha. Turakwibutsa nanone ko niba ari ubwa mbere ubonye iki kiganiro kuri iyo sengesho, ukaba ukibona amagambo atukura munsi y'iyi videwo yitwa subscribe, turagushishikariza ko wayakandaho. Ibi bizatuma ubasha guhora ugerwaho n'ibiganiro byacu uko bisohotse. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ki nk'uko mwamaze kubibona. Iyi ngingo nyamukuru y'uyu munsi ni ijyanye n'uko umuntu yabasha guhorana amahoro yo mu mutima. Niba wifuza guhorana amahoro yo mu mutima, wabigeraho ute? Hari ikintu ugomba kwirinda cyatuma utakaza amahoro yo mu mutima. Twese nk'uko tubizi, tugomba kwirinda kugereranya ibyatubayeho n'ibyabaye ku bandi bantu. Wenda ushobora kudahita ubyumva, reka dufate urugero. Ushobora gusenga Imana uyisaba ikintu runaka ariko ntikiguhe ako kanya. Nyuma yaho ukazamenya ko hari undi muntu wasenze Imana ayisaba ikintu nk'icyo nawe wasabye, nyamara we agahita akibona. Reka tuvuge ku kibazo wenda kimwe kijya gihangayikisha abantu benshi cyane, ikibazo gihereranye n'urubyaro. Ni ikibazo gihangayikisha abantu batandukanye kuri iyi si, bamwe na bamwe. Tuvuge ko uri umudamu cyangwa se umugabo wabuze urubyaro. Warategereje, imyaka irashira, indi irataha. Ushyiraho imihati, urasenga amanywa nijoro, uriyiriza inshuro zitabarika, inshuro zishoboka zose, ariko biranga. Imana ntiyagusubiza. Nyuma uza kumenya ko hari abandi bantu, abadamu cyangwa abagabo, mwari mufite ikibazo kimwe, bashyizeho imihati bagasenga nk'uko nawe wabigenje, cyangwa bakiyiriza nk'uko nawe wabigenje. Birangira bigenze gute? Birangira bo babonye urubyaro. Aha rero niho tugomba kwitondera. Ushobora kwibaza niba aba badamu cyangwa abagabo barabonye urubyaro bitewe n'uko Imana yabafashije bigendeye kuri kwa kwiriza kwabo, ya masengesho yabo ya buri munsi. Niwibaza gutyo ko Imana yabafashije kubera iyo mihati bo bashyizeho, bizatuma utekereza noneho uti se, niba ari Imana yabafashije, kubera iki njyewe? Kuki njyewe itamfashije ngo isubize ikibazo cyanjye? Ikibazo umuntu yibaza. Mu by'ukuri rero ahangaha ntawamenya impamvu aba badamu cyangwa abagabo babonye urubyaro. Ari nayo mpamvu twatangiye tuvuga tuti tugomba kwirinda kugereranya ibyatubayeho n'ibyabaye ku bandi. Kubera iki? Aba badamu cyangwa abagabo babonye urubyaro, ntituzi niba ari Imana yabafashije kubera ya mihati bashyizeho, kwa kwiyiriza, ya masengesho ya buri munsi. Ntabyo tuzi, nta gihamya dufite. Cyangwa se nanone ntabwo tuzi niba barabonye urubyaro kubera ko wenda hari uburwayi bari bafite nyuma buza gukira. Nta na kimwe muri ibyo tuzi. Gusa hari ikintu kimwe cyonyine tuzi, ni uko Imana izakuraho burundu ibintu byose bitubabaza cyangwa se biduhangayikishije, harimo n'ikibazo cyo kubura urubyaro.
Imana ni umubyeyi wacu udukunda kandi utifuza na rimwe kutubona tubabaye. Ikindi tugomba kumenya, ntabwo adukuriraho ibigeragezo byose duhura nabyo, bimwe muri byo tukaba twabigereranya n'inzuzi cyangwa umuriro. Hari n'abavuga bati ni nka dodani zo mu muhanda. Ibyo byose Imana yiteguye kubikuraho. Icyakora nubwo bimeze gutyo, Imana idusezeranya ko izadufasha kubinyuramo, ntabwo tuzabicamo twenyine. Niba uri umudamu udukurikiye muri aka kanya cyangwa umugabo ugitegereje urubyaro, imyaka ikaba yarabaye myinshi, wicika intege, ntabwo uri wenyine. Imana idusezeranya ko nubwo utarabona igisubizo cy'ikibazo cyawe, ariko ntabwo uri wenyine, iracyakuri hafi, iracyaguha n'izo mbaraga zo gukomeza kwihangana. Aha rero twasoreza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, twizere ko hari benshi bari bungukirwe nacyo. Ikindi, niba hari inama cyangwa se igitekerezo wumva watwungura, uhawe ikaze muri komenti, utugezeho igitekerezo cyawe, inama se, nuko. Ikindi, niba iyi videwo wayikunze, twagushishikariza kuyisharinga n'abandi bantu. Nanone tukwibutsa yuko niba wifuza kudacikanwa n'ibiganiro byacu, ukaba ukibona ya magambo utarayakandaho subscribe, turagushishikariza ko wabikora. Nibwo buryo bwonyine buzagufasha guhorana natwe. Ikindi, remember, subscribe bayikora rimwe gusa. Niba warigeze kuyikora uyu munsi, ntabwo bikureba, ubwo byararangiye. Nuko reka tubifurize ibihe byiza, naho ubutaha. Mugire imigisha y'Imana, mukomeze muhirwe n'imirimo yanyu, Imana ikomeze ibongerere imigisha myinshi cyane. Naho ubutaha, bye.